Iryo joro yabaye naraye nicaye ndimo mfana Miss Rwanda, njye nakuze n'amasengesho ndamusengera, bavuze izina numva nishimwe nawe, nibwo iki gihe navunitsemo. Okay, murakoze cyane. Mbibutse ko iyi ari Tunyuze TV, nshimira mwese bavandimwe mukomeje kudukurikirana kuri YouTube yacu. Mbibutse ko ugomba gukanda kuri subscribe nuko ukazajya kugira ngo ibingibi byose byumva neza. Uyu munsi twagiye aho bita Kabuga cyangwa se mu Gahoromani mu kagari ka Gako umudugudu wa Kabeza. Twagiye kubasurira umukobwa wagize ikibazo cy'imvune, turaza kureba se iyi mvune yawe yarayikomoye he. Ubona undi ni Vestina araza kutubwira birambuye. Mbibutse ko mutaza gucikwa n'iki kiganiro. Reka nanjye na Vestina atwibwira muri make dukomeze tuganire. Vestina, amakuru? Neza. Meze neza. Turabona ufite imvune tuzi, uraza kudusobanurira. Ako yatangiye twibwira amazina yawe yombi. Murakoze. Nitwa Gahongayire Vestine, abanye mu mudugudu wa Kabeza, akagari ka Gako, umurenge wa Masaka. Mvunika nyine imvune Miss Rwanda igihe batora nyine Miss uriya yabaye mu kwa kabiri. Tuzi ko yabaye nyine ku itariki 22 hari nimba ntibeshye. Iryo joro yabaye naraye nicaye ndimo mfana Miss Rwanda. Twari twicaye muri salo ye na bagenzi banjye n'ababyeyi, turimo dufana, buri muntu we afite umumisi we nyine afana. Njyewe nafanaga Nishimwe Naomi, njye nakuze n'amasengesho ndamusengera. Wariyirije? Yego. Nariyirije nirwa musengera kugira ngo atsinde. Arundi mwari muri kumwe se mufatanyije gufana Naomi? Yego. Twari turi kumwe na Penina na Fiona n'abana nyine bandi, turimo dufana. Abandi bafanaga abandi batandukanye, ariko twebwe abo navuze twafanaga Nishimwe Naomi. Rero njyewe turimo dufana dutegereje kumva uwo mfana nyine Nishimwe Naomi, ntegereje kumva uwo bavuga uwo ari we, kuko bari batinze kuvuga uwo ari we. Twicaye dutegereje, turimo dutera story, umwe ambwira ati nta gatsinda, undi akambwira ati natsinda, ariko njye nkaba ati aratsinda. Bakomeza ugatsimbarara kuri Naomi? Yego, nkakomeza ati niwe utsinda. None se abafanaga Naomi n'abatarafanaga Naomi ni abahe bari benshi? Abari benshi ntabwo mubeshya. Abari benshi ni abafanaga undi mukobwa nibagize izina atari Naomi, nibo bari benshi cyane. Ariko twebwe nyine abo navuze mbere nibo twafanaga na Naomi. Rero twese uko twari twicaye muri salo turimo dufana abamisi, bagenzi banjye twari kumwe nyine abo bandi bati ntabwo atsinda, twebwe tugatsimbarara atari butsinde. Rero dutegereje kumva ko Miss Rwanda bagiye kuvuga uwo ari we. Bitinze nyine njye narahagaze mpagarara hano mu muryango, njye bari bamaze gutora uriya wifotozaga neza, Miss Photogenique. Yego. Nibwo nahise mpaguruka, mbanza kugiramo ubwoba gake, ariko mpagaze aha mu muryango nibwo nyine nahagaze ndiyumvira nati ibyo ari byo byose araba Naomi. Ntabwo ashobora kuba yatwara
iyi nyine kwifotoza nyine ko azi kwifotoza ariyo nyine ikamba rindi yatsindiye, njye nahise mpaguruka mpagarara mu muryango mpagaze, nahise niyumvisha ko n'ubundi ari we ugomba kuba Miss Rwanda. Nahagaze mu muryango ndabyina ndishima, ntegereje kumva uwo bagiye kuvuga uwo ari we, ntegereje izina bagiye kuvuga. Nibwo nyine nahise bavuze ati, kubera ko babanjije kuducangamo cyane, bati se ni uwuhe, habanjijemo no kubanza babibeshyamo, bati n'undi atari Ishimwe Naomi. Nibwo bahise baducanga, mu kuducanga ariko njye nakomeje kwikomeza umutima nati ni uri butsinde. Nibwo rero nategereje kumva uwo bavuga uwo ari we, bavuze izina numva ni Ishimwe Naomi. Nibwo nahise nsohoka ndirukanka n'abo twari kumwe mbasiga mu nzu, kuko n'ubundi ndaha muri salo naturutse aha nirukanka ndinda nshyikanye nara ku muryango. Nibwo nahise ngeze ku muryango nahise nsimbuka nyine numva nanjye nasimbutse, mpita numva ko nyine mfunitse, nishimiye nyine mugenzi wanjye. Nibwo icyo gihe navunitsemo, nibwo imvune nayigize. Ni iki cyaguteraga nk'impungenge ukavuga ati iki kintu kibuze kumukuramo? Ni nk'iki yakoze ukavuga ati iki kintu kiraza kumukuramo, cyangwa ntabwo ari bubashe gutsinda? Impungenge njye nagize nyuma nyine bagitaha kwa kundi batambukaga kuri stage, ikintu cyanteye impungenge bwa mbere ni ikanzu yari yambaye, ari nayo babanje kumataho cyane ko yageraga muza hano. Nicyo kibazo nabanje kugira cyonyine. Ese niwe mukobwa bari bari kumwe muri iriya rushanwa watinyaga, wavuga ati uyu nguyu afite kuza kumutsinda? Uwo bari bari kumwe n'uriya wabaye igisonga, ndumva ari igisonga, niwe natinyaga ko nyine ashobora kuba yaba, ariko kubera ko njye nifuzaga ko aba Miss n'ubundi numvaga ko atamuca, njye n'ibyo byifuzo nifuzaga nyine. Ese Vesti Naomi mwaba yarigeze kubonana cyangwa? Ntabwo ndamubona. Miss Rwanda igitangira 2020, njyewe abakobwa bakiyamamaza barabarebaga nyine kuri telefone, kumwe biyamamazaga nawe, ni nabyo byanteye kuba namufana. Niwe mukobwa nafanaga muri bariya bakobwa nyine ba Miss Rwanda biyamamazaga. Ako yakoze yashubije ibibazo neza, baramubajije ntabwo yategwaga, yasubije ibibazo neza, asubiza n'ibisubizo neza, ntabwo yabishubije nabi. Hanyuma utegereza ko bari buze gutangaza amajwi, wiyumvagamo gute bagiye gutangaza? Wari ufite ubwoba se cyangwa wumvaga wifitiye icyizere? Ibintu nk'ibi dutegereje ko batangaza Miss Rwanda, njye numvaga nta kibazo numvaga mfite, kuko nari mfite icyizere yuko n'ubundi ko nari nasenze, numvaga mfite icyizere yuko ari bube Miss Rwanda. Nibwo nategereje ko bahamagara Miss Rwanda, ngiye kumva numva bavuze Ishimwe Naomi. Nibwo rero icyo kibazo cyabaye, nahise nsohoka nirukanka ngenda nsimbuka hariya, mpita akaguru nyine karatsikira, igufwa ryo mu kirenge ribarira riramutse rigize ikibazo. Ubwo umaze kuvunika, abo mwari muri kumwe se bakubwiye iki? Abo twari turi kumwe babanje nyine kubyumva ko ataba Miss, ariko bibaye ko babonye ko nyine uwo nashyigikira gatowe nyine bahise bamubwira ati so aramenya ko wavunitse cyangwa se aragiye, kubera ko nyine sinari namubonye, gusa namubonaga kuri amafoto biyamamaza bagira uti bakambwira ati nyine ubwo se uzamubona.
nawe ati nzashaka kuzamubona cyangwa se nzakoreshe ubuvugizi. hanyuma uravunika bakujyana kwa muganga, wagiye imbere ya muganga amubwira ati byaba byakunda muganga kubaza wavunitse muri mu biki, ahubwo aramusubije. Njya kwivuza nyine bambajije icyatumye mvunika, ndabasobanurira mubwira ko nagize ikibazo mvunika ndimo gufana Miss Rwanda, mbibabwiye nyine barambura nyine uko bo bashoboye nk'abaganga. Muri Miss Rwanda bayitoye umwaka ugitangira, muri ayo mezi yose ubona bagushyizeho sima waratekereje ibyo yajya akunda atekereje ibitekerezo byinshi, nawe ati nawe umuhungu ubu arabizi gutya, cyangwa se washakije uburyo yabimenya? Mvunika nyine nahise mbona ko wenda mbifata nk'ibintu bisanzwe, numva ko nzakira, ariko nyuma bamaze kunshyiraho amasima, ubu ni iyindi sima banshyizeho nyine, ya mbere yaragize bashyiraho iyindi. Nagize ikibazo gusa majije ko bamaze kunshyiraho iyi sima yindi, numva ko bibaye ikibazo gikomeye. Ndavuga ati navunitse na mugenzi wanjye kandi nishimiraga kandi nakundaga, ndavuga ati nzagerageza wenda numve ko wenda azanamenye ko navunitse, ariko nanamushyigikiye mutoya. Ese Vesti ukiri mutoya wakuze umushaka nawe kuziyamamariza kuba Miss, kugira ukunde ibintu bya Miss wawe byagenze gute? Kugira ngo mbikunde, Miss Rwanda ubundi igitangira atari 2000 atari uyu mwaka n'izindi zabaye, nongeye narazifanaga, nakundaga aba Miss cyane. Kubakunda nuko nyine nabonaga abakobwa nyine bagenzi banjye bakunze ikintu nanjye numva nishimiye, nubwo ngikunze ariko bagenzi banjye bagikunze kandi bakijyamo numva ari ishema. Birashoboka ko umuntu abyifuza, ariko njye nubwo nabyifuzaga ntabwo nyine nigiriraga confidence yo kuba najyamo. wagiraga isoni n'ubwoba? Hanyuma uhitamo kwifanira byonyine? None se ubu ngubu na Naomi nka Naomi muhuye, wumva ari iki kintu cya mbere wamubwira? Mubonye nyine namwishimira undi nk'uko nagize, nkamuvugisha, namwereka ko nyine n'undi namushyigikiraga, navunitse nyine nshyigikira mugenzi wanjye, nkanifuza no kuba namubona. Ese abaturanyi iyo muhuye byakunda barakubaza se wavunitse ukora iki, tureke ibyo kwa muganga, ubabwira tubeshye? Mbabwira ko navunitse ntora Miss Rwanda. Wavunitse utora cyangwa ufana Miss Rwanda? ngaho noneho imagine nkaho uri kuvugana nka Naomi, muri kuvugana gutya, mugira ikintu mubwira. Gahongayire Vestina, ni mu mudugudu wa Kabeza, akagari ka Gakumurenge wa Masaka. Ndishimye cyane kuba mbonye Miss Rwanda, nafanaga, ndamwishimiye cyane, nashatse kenshi kumubona, ndabyifuza, none ngize amahirwe yo kuba nakubona nka mugenzi wanjye. Rero mvunika, navunitse mufana kandi ngushyigikira. Nk'uko wabwira Naomi, ntose nkari nk'icyifuzo ushaka kumugezaho cyangwa se icyo ushaka kumusaba mubwira ngo? Mu buryo nivujemo cyangwa se nagize, we nk'umukobwa mugenzi wanjye aba yagira icyo nyine nawe yakora nk'umuntu, abareba nyine imvune we mfite, kuko n'umuntu ashobora kureba umuntu akavuga ati yavunitse kubera njye, cyangwa se yavunitse anshyigikira,
nawe nk'umuntu ashobora kuba yagira ikintu yakora. hari igihe wenda ujya wicara ukavuga ati se ibintu nakoze ndigaye, ubu sinabonetse ndi mu biki? Ntabwo ibyo bintu ujya wicara ukabitekereza? Ndabitekereza, ntekereza uburyo navunitsemo, navunitse nyine mfa na mugenzi wanjye ariko nta kibazo, kuko n'ubundi ni mugenzi wanjye wari uhagarariye igihugu. Ntabwo nyine byambabaje cyane, ariko njye byaranshimishije kuko mugenzi wanjye yatsindiye iryo kamba rya Nyampinga. Vestina, reka twigaruke mu bundi buzima busanzwe. Vestina, umuntu wenda akubajije ngo Vestina ni umuntu umeze gute, ugiye kutubwira nyine karagiteri za Vestina, ikintu akunda, ikintu yanga. Murakoze. Mu buzima bwanjye ngewe ikintu nkunda kuririmba indirimbo z'Imana nyine, no kubyina imbyino zino za kinyarwanda, nicyo kintu nkunda. Ikintu nanga mu buzima, nanga umuntu umbabaza, kuko iyo umuntu ambabaje ngira agahinda, nkumva ndababaye, nkumva ndihebye muri njyewe, kuko mba numva nyine ku mutima asa nk'umbabaje, nyine nkumva njyewe muri njye ndababaye, kuko nshobora no kuba nshobora kuba nkageza n'uwo munsi nyibabaye, kuko nyine aba mbabaje. Sinkunda ikintu kimbabaza. Abantu bari kukubona basi nk'iki Vestina cyaba cyaramubabaje cyane mu buzima, n'ubu ngubu yagitekereje, hari ukuntu bimukora ku mutima, ni nk'igiki? Byambabaje cyane kandi cyakomerekeje n'umutima wanjye, ni ukubura ababyeyi banjye. Yego. Ese kugeza ubu ngubu cyaba cyaragushimishije? Cyashimishije nuko ndiho, kuko sinari nzi ko nabaho, ariko ubu ngubu kinshimisha nuko ndiho kandi mpumeka umwuka w'abazima, kuko hari benshi tungana cyangwa se barapfuye, ariko njyewe ndashima ko ndi muzima. Mu bintu bijyanye n'imyidagaduro tuvanye nko Miss Rwanda, ni ibiki bindi bijya bikunda kugushimisha? Ibinshimisha kureba gutya abantu, abaririmbyi nyine baririmba indirimbo z'Imana. Indirimbo z'Imana, nk'umuhanzi w'indirimbo uririmba indirimbo z'Imana ujya ukunyura? Israel Mbonyi, hakabamo n'uriya ni Patient, yego, nibo nkunda cyane ko baririmba indirimbo nziza kandi nanjye numva zinshimishije. Ya Israel Mbonyi ni indirimbo yasohoye vuba nshyashya, ivuga ngo anyemeza ko ndi umunyabyaha, ngo ninze negera ahari ku gicaniro, ko mbabariwe ndirimba indirimbo z'urukundo. Ahantu mwumva Vestina murumva ko n'impano yo kuririmba yagize ute, arayifite. Vestina, tujya tugushimire ko watwakiriye, tukwifuza no kurwara ubukira, kandi uzakomeze ukunde nta minsi, n'ikindi gihe uzakomeze ufane, ntibizaguca intege. Kandi nawe wajya muri Miss Rwanda nta ryari ryarenga wakwiyamamaza. Nshimira n'abakunzi bacu bakomeze kutwohereza ubutumwa bugiye butandukanye, munakora subscribe kuri Zatunyuze TV,
mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu, murakoze cyane.